ni naho Bunyoni yatubwiye ngo abademobilize b'i Burundi baravuga ngo gasha bari intwaro yanjye nayisize ndahazisha bazanye ibivumvuri mu drone ariko rero ntabwo ari ukwiyemera ntabwo ari ukwiyemera zira ntabwo ari intwaro za kanga abahungu akareka yaguze ubwo bunyugunyugu ngiye mbufata nk'ubunyugunyugu ubwo budorone mbufata nk'ubunyugunyugu urumva akanyugunyugu cyangwa se ibivumvuri ikinyugunyugu burya ni igitagatifu nta bugome kigira niba koko ari ziriya cana hashi tire kane ziriya drone ubundi kujya gukoresha drone ni amabura kindi ni ukuvuga ngo ingabo zawe ku front line ntacyo zishoboye wazanye Skoyi na MiG izo ngizo zabonye gasopo kajugujugu ubwo ntabwo mpamya yuko yapfa no kuhahinguka ubwo kajugujugu yo kuyiharasinga biroroshye cyane ni ukubura icyo ukora rero ukavuga uti hariya hantu deja buriya n'abapiloti baba barabahakaniye yagize gutya nanone yongera gukora u Rwanda mu jisho avuga yuko M23 amabuye icukura iyohereza mu Rwanda okay Daddy nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano wayitugurira n'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi hari water dispenser gas cooker amaradiyo televiziyo ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'i Burayi wahasanga nanone frigo amagaze y'ubwoko bwose kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box bafure ku bakeneye umuziki imashini imesa rice cooker blender micro-onde n'ibindi iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House waduhamagara kuri telefone igendanwa 0787763668 gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bwiza TV twizere yuko mumerewe neza aho muri hose twahageze rero hano mu kiganiro uruvugiro yewe ubanje kubasuhuza ndi Rutagengwa Viateur ndi kumwe na mugenzi wanjye Ndacyayisenga Fred umeze ute? meze neza wowe Viateur umeze ute? Nanjye ndaho rwose muri tashi kunje ariko zifite ari nyinshi ni yonyine gusa nayamukotanye. Hari umuvandimwe wari uturutse hakurya mu gihugu cy'abaturanyi ni akablageri cyangwa niba ari nabyo simbizi agera ku mupaka ahita abona ngo umupolisi niba ari umupolisi niba ari umusirikare wari ufite imbunda aramwitegereza atari ufite imbunda nziza ati wagira ngo ni ya indi yanjye neza ngo umututu niyo ngo kubera ko ngira ngo urumva bo batunga imbunda ubwo rero yarageze mu kindi gihugu azi ngo wese urayifite muze ngo iyi ndayifite rwose uwo ni umwana mwiza cyane ntahahuriye na wa mutegetsi wari umuranye ibikoresho imyaka n'imyaka gusa nasanze abo mu kiganiro cyabanje bamuvuzeho cyane ko ariyo nkuru yabyutse iri ku bitangazamakuru byose hano mu Rwanda ubwo ndavuga Barikana Eugene honorable député nubwo wenda byatunguranye umuvugizi wa polisi akadusomera za nyandiko ze aba yateguye ajya kutumenyesha icyaha umuntu yakoze kuko abanza waribu Dr. Thierry B Murangira burya arabanza bagakora script yarangiza akajya imbere ya telefone ye cyangwa se mikoro ye agasoma yamara gusoma akohereza hako se atabikoze gutyo kugira ngo wabivamo Viateur ibyo bituma atari manganya ni ukuvuga ngo ibyo biroroha kuko buri munyamakuru wese ikini.com wamuhamagaye ngo mbwira byayenze gutyo urumva byaba iriya system yo ni nziza naramwemeye cyane buryo Dr. noneho rero nubwo nyine iryo tangazo rye ryatugezeho ariko mbere yaho niba ari ukubera nari impuze ndi mu misa navayo nkajya no mu mipira nkajya no mu bikorwa bya RPF icyumweru twashoje ejo bundi RPF nyine hari amakongera atandukanye mu rwego rw'imidugudu ako kantu nako katancika
muri manifesto nshya tugiye kuzagenderaho. Ikintu numvise kiryoshye cyane RPF izazizanye ni uko hazubakwa amashuri y'icyitegererezo yo gutwara indege. Bikagenda amashuri y'icyitegererezo yo gutwara indege. Ako kantu kararyoshye cyane rwose, ni sawa cyane. Noneho hanyuma ukomeje ku matora nabonye yuko na NEC yavuze yuko amafaranga yose azakoreshwa cyangwa azifashishwa mu matora yamaze kuboneka miliyari 8. Rega ntabwo tugitegereza inkunga zo hanze. Ubundi hari igihe twajyaga gutora abanyamahanga bagombye kuduha amafaranga banatwoburije ibyo gukora, ariko ubu no kwishakamo igisubizo. Hari igihe bayatwimye rwose, noneho abanyarwanda baragenda biyubakira ubwihugiko, niho abakorerabushake baturutse. Ubundi amafaranga akenewe nayo ku amamodoka yo gutwara ibikoresho, uburinzi n'ibiki byose. Hanyuma rero twari tukiri kuri honorable. Ubundi imbere yaho wigeze wumva byibura inteko rusange y'abadepite iterana ikakira ubwegure bwe? Ibyo bintu wigeze ubyumva? Urashobora kuba yarareguye mu ibanga rikomeye, n'ubwegure bwe bukemerwa mu ibanga. Hanyuma rero ku bijyanye na biriya bikoresho bamusanganye, nabonye Bwiza ariyo yavumbuye yuko bamuhasanze grenade ndetse na magazine. Mu gihe mu gitondo ibindi bitangazamakuru byose byibazaga ese ni pisto, ese ni SMG. Noneho rero ngewe nkimara kubona biriya bikoresho bibiri, niba ari byo koko grenade na magazine imwe, burya magazine irimo amasasu 30, iyo yuzuye wayitsindagiye nta rya 31 ryajyamo, ubwo aba ari 30. aba ari 30. Niba ari yari yuzuye ntago mbizi, ubwo wenda tuzabimenya yatangiye kuburana. Harya mu Rwanda itegeko ryemerera umuntu uwo ari we wese gutunga imbunda bifite uburenganzira rirahari, kandi hari n'abazifite burya bafite za pisto bagendana bikorera uburinzi. Cyane cyane n'izi kampani nazo zikora umutekano, burya hari amategeko azigenga. Hanyuma rero ku bijyanye na Barikana Eugene, njye nahise nsubira muri background ye. Wari usanzwe umuzi? Nyine bisanzwe nuko umumenya bisanzwe nkuko nawe umuzi. Noneho maze kumenya yuko yabayeho perefe wa perefecture Kibungo, hari ikintu natekereje. Muri biriya bihe hariho abaperefe n'ababurugumesitiri. Perefe yabaga afite amaescort nk'atatu cyangwa 4, burugumesitiri akagira umwe. Kandi haryo ubu ngubu siwe twasimbuza nka meya cyangwa gavana. Yego, ariko perefe abo se harya bo ntibagira abarinzi ubusanzwe. Gavana nawe afite umupolisi umurinda. Noneho icyo gihe perefe cyangwa burugumesitiri yabaga afite umusirikare umurinda kandi babana mu rugo iwe. Akajya mu unit, hariho n'igihe bamaranaga n'imyaka 2-3, noneho unit bayibadirisha undi akaba ari bwagenda. Hari n'abari barabigize, hari uwo twari dufite yescotingaga burugumesitiri hariya Nyamagabe muri cyari komine, ubu ni mu Gasarenda. Noneho aragenda yibanira na burugumesitiri, aribagirana mu unity, akiyera kwa burugumesitiri nkabona bagenda ku Isuzuki gusa. Noneho rimwe afanda aramwitegereza aramureba, atariko sha tugiye muri operation muri Nyungwe, mugende muzane na kanaka. Urumva n'umuntu wamenyereye kwigendera ku modoka noneho sasa abasirikare bumvaga ukuntu babaga ari abacuyi, kugira ngo hahandi yabaga agenda yaryoshye yareza akaboko, bahamunyuza bamwikorereje amafoto. Noneho aje kuhava, nanjye njya kwescotinga burugumesitiri. Nanamutwaraga ku Isuzuki mfite imbunda hano. Icyo gihe wasangaga ari wo mutwara unamurinda kuri date. Yego, ubwo se ubwo waramurindaga ko wamutwara. Ubwo rero ba burugumesitiri hari igihe wabaga uriwe izo magazine ukaba wayikuramo uri koza imbunda, wenda ukayibagirwa ugacomeka hindi ukigendera. Iyo grenade ukagira aho uyibika. Hakabaho n'igihe mu unit bakwimura bakagutwara, noneho ukagenda huti, hakabaho igihe uba wasigayo iyo grenade cyangwa se iyo magazine. Buriya rero nahise mbona yuko kwa Barikana Eugene hariya yavuze yuko ngo yabanaga n'abasirikare, byanze bikunze nabamwe scotingaga, kuko ntabwo yigeze ajya kuba mu baraksi ngo wenda abe yazishugurika zibi. Ntabwo yigeze aba karapu w'abasirikare. Karapu w'abasirikare ni wa wundi wabatekeraga nka kadogo. Okay. Ariko noneho
yabanye n'abasirikare bamurinda ari ama esikoti, bishoboka ko rero muri ayo ma esikoti hari uwo bimuye cyangwa se bakabikora ku bwende, akahasiga gurunede, akahasiga n'iriya magazine. Ahubwo noneho Barikana Eugene nk'umuntu urabona na buriya iyo ureba mahumbire ye cyangwa se imiterere ye wamukekamo umusirikare, ni nacyo benshi bibaza. Ntabwo yigeze abiwe uretse kuba umukadere. Nawe rero arabibika ati ibi ngibi n'ubundi ndi umukadere, ibi ni ibyacu, numva nta kintu nzabikoresha, reka nkomeze mbigenda. Aho agiye hose abyimukana, gusa buriya ntiyabuze n'uwo abarira inkuru ati nyamara buriya iwanjye mfite gurunede, kuko simpamya yuko Barikana azi gutera gurunede, kuko gurunede twarinze tumara imyaka nk'itatu nk'umwaka wose mu gisirikare tutaramenya gutera gurunede. Bazitwigishirije hariya muri kiriya kibaya gitandukanya Gisenyi hariya na Kongo. Buriya habamo ingorabahizi mu kuyitera, ni ubuhanga cyane, urebye nabi wayitera. Tubona muri filime bagira ari ukujugunya gusa gurunede nk'iri bisaba ngo ucenyezemo urutoki, ucomore ujyana hasi, nurangiza ujugunye, kandi nayo ujyana nayo uhita uryama, kuko ukomeje kuyitera ugahagarara byanze bikunze nawe waba uyiteye. Nuko rero ngewe nuko mu busesenguzi bwanjye nkanjye Viateri warinze aba bategetsi, perefe yabaga afite nka 3, byanze bikunze ntihabura umwe mu bamurindaga wasize gurunede n'iriya magazine hariya mu rugo kwa Barikana. Ahubwo nawe uko yimuka abipakira, wenda hakaba umukozi we ubibona. Nuko rero muri iyi minsi mike yari amaze igihe afitanye utubazo twa disipurine nkeya mu cyama, ubwo ntihabuze ukuntu ibintu bimenyekana. Ubu ntakurikiye wa mudepite nawe wasize agasembuye, umwe wasize agasembuye, gusa igihano cyo ni kigufi, umwaka kugera ku myaka 2 cyangwa ihazabu 500,000 kugera kuri miliyoni cyangwa kimwe muri byo. Gusa buriya atakaje akazi nta kundi. Ariko rero nta makosa wa mugani ku muntu w'icyama. Urabizi jenoside igihagarikwa, igihugu kibohowe, intwaro zari nyinshi, twari dufite izo fare basize batabye, haba mu nzina cyangwa se mu mapurafo. Twari dufite abasirikare bacu natwe bo muri RPA bazitahanaga buri munsi, akaba yanayisiga iwabo. Ese amugani burya kide gihe ntago byabaga byemewe? Twarayigendanaga. Byabaga byemewe. Yego ko twarayigendanaga, nanjye ubwanjye muri umuna wanjye yigeze kuncunga nayisize mu rugo. Natashye ubukwe bwa mushiki wanjye ariko grenade nayisize. Noneho arayifata azunguruka isantere aravuga ati ntiwanze kunkopaja wongere. Naraje nsanga bahuruje kuri komine, abasirikare baje kuyitwara. Kandi ibyo bintu byigeze kujya bibaho, ugasanga niba ufite petit frere imyenda wayisize ugasanga wenda yayikubisemo. Nuko rero nzi neza yuko ntabwo nibuka umwaka neza, ubwo polisi y'u Rwanda yahamagariye abantu batunze ibikoresho byose bya gisirikare. Utaza kumbaza ngo wowe ko wambaye madowa, uyu yigeze kuba umwenda wa gisirikare ariko ubu ngubu si uwa gisirikare. Ibi ngibi ni nk'urwibutso, ibi ngibi byavuye kuri mode, byararangiye. Ikibi ni imyenda ya RDF. Noneho batanga itangazo ko umuntu ufite ibikoresho by'intwaro abisubiza ku bushake, ntihagire inkurikizi. Bigera naho batanga ibihembo. Wazana gurunede bakagusubiza transport, wazana magazine bakagusubiza transport, wazana pisto bikabuka, wazana SMG bikabuka. Ariko noneho byanze bikunze hari abantu bagira umutima ukomeye. Yewe ntabwo naba nicaye mu nteko rusange ya RPF nitera hejuru ngo FPR woye Paul Kagame tukuri imbere, nzi neza yuko iwanjye mbitse gurunede burya ni urupfu, ubundi bayita agacuma k'umujinya. Buriya rero ububika ibyiki wa mugani wabishyikirije kubyikuraho, ubundi usigara uri umwere, uri muzima, wumva yuko niyo haba operation imeze ite nta kintu cyaguteranya na leta. Ubwo rero niko bimugendekeye, reka babe bamuzunguza
abatanze views nta kundi mu minsi mike buriya ntashobora bamugani gutanga na fact n'iki byose bikanarangira nabaye n'umwere wenda ntabwo ari bunyumve kuko ari hahandi nyine aho abapolisi bamurinze ariko jewe nk'umuntu wabaye perefe yari afite ama escort byanze bikunze yari afite ama escort mu ma escort rero ntiyabuze escort umwe uhasiga grenade na magazine urumva mu ma escort 3 ntihaburamo kimwe cy'ikiginga gisiga magazine na grenade aho ngaho yego yes ubwo ni ibyo kuri uwo muvandimwe hanyuma rero nk'uko abakunzi ba Bwiza tugaruke ku byacu ubwo nanjye numvaga biriho binjwibura ariko ubwo mbivuze buri wese abyumve kandi byabayeho yego turagaruka ku kirero turagaruka ku bintu byinshi bitandukanye ubwo muri ibyo ngibyo turaza gusangamo yuko FARDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazanye izindi drone zizayifasha ngo kurwanya M23 yego hanyuma tuze kugaruka no ku byo Muyaya yavuze yuko ngo igisubizo gihari mu kurinda umutekano mu gihugu cyabo cyangwa muri kugarura amahoro cyane cyane muri Eastern Congo ngo ni intambara inzira abona yonyine ishoboka ni intambara yego yizeye ubwo budorone komeza yego ikindi ni uko bo minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Congo ubwo ndavuga nyine ko ari muri Congo muri rusange yagize gutya nanone yongera gukora u Rwanda mu jisho avuga yuko M23 amabuye icukura iyohereza mu Rwanda okay nibakureho yuko u Rwanda ruriyo yuko rucukurayo noneho nibashaka bazamura yuko iyagurishayo none se nifite uburenganzira bwo gucuruza aho ishaka yego hanyuma ubwo turaza kubirambura mbere yuko tubirambura nyine urabanza nyine umentioning umufatanyabikorwa wacu hanyuma nibiza no kudukundira tuze kuvugisha Ephraim adusesengurire nawe abakunzi ba Bwiza aho duhurira hose muba mutubwira murakora muzi kuganira mutugezaho amakuru niyo twayabuze murabibona hari umuntu ujya ubimbwira ati rwose ntabwo twabarenganya hari igihe bayabuze kandi noneho bose basa naho babicitseho kuko kubyuka babaza ngo ko batarwanye noneho nkavuga ntariko muzagende mu Rwanda namwe tubavuge hanze mwumvesha iyo amakuru yabuze ntabwo bakiturenganya nuko rero umusonga w'imbunda nyine wagabanutse abahungu baba bafite agahenge nuko rero ibyo byiza mukeneye byabi bizaba vuba aha nkuko ndiho mbyiyumvamo ibyo mushaka ko biba bizaba niba ari imirwano genda yibona imbere yanjye noneho ibyo byiza mushaka kugira ngo tujye tubigeraho bworoshye ni mudutera inkunga kudutera inkunga bwa mbere ni ukuratira abandi ibi biganiro ukababwira uti nyamuneka ahandi hose nimuve nimujye mureba Bwiza kandi noneho abo babwiye ubashishikarize no gukora subscribe jewe iyo muye n'umuntu ati harya bambwiye yuko uri kuyihe YouTube ntini kuri Bwiza akayifungura iyo agifungura hahandi handitse subscribe ugiye mpita ndomaho agatoki ubwo tayari nkaba ndongereye noneho rero ushishikarize n'umuntu gukora subscribe unasharinge unalikinge ibyo byose nubisoza hakurikireho inkunga aho mwicaye aho narindi nimugoroba umusaza yabwiraga abandi ati dore utugezaho ya makuru nguyu bahoguruka baje kundeba nti nigewe nuko rero ko mutubwira ko mudukunda byibura ayo macupa 5 igomwemo 2 cyangwa 3 unatwoherereze rimwe natwe tugure n'ibikoresho tugire dute nimero bazajya wenda mu gutera inkunga ni mu buryo butandukanye wazo bivuga harimo bwo gusharinga gukora comment buriya nabyo ni inkunga kuzana izo publicité ariko nanone mu buryo buri financier cyangwa bw'amafaranga hari nimero iri kuri screen oherezaho aho ngaho iyo nimero rwose mugire gutya mukanda akanyenyeri turebe urasangaho Kayiranga Melchior urohita ubona mu mazina hanyuma rero no kuduha publicité cyangwa se ubutumwa ducishamo hano ukaduha ayo mafaranga hari nandi nenda gukozaho imitwe y'intoki ndabizi yuko uriya muzehe ankurikirana cyane ubwo nkubwire yuko kuwa 4 nzaza dusoza feri
nuko Kigali Homes rero bo barabishoje. Muri Kigali Homes tuhasanga aparitoma ebyiri nziza cyane zirimo amacumbi ku biciro bitandukanye, ugereranyije na buri wese n'ubushobozi bwe. Uhereye ku mafaranga 20,000 urahabona icyumba cyiza cyane cyujuje ibisabwa byose. Kuzamura rero 20, 50, 100 kuzamura gutyo. Hanyuma hari n'ahantu mushobora kuba muri umuryango umwe, abana mu cyumba cyabo, ababyeyi ndetse n'abakozi, ariko muhurira muri salo kandi nayo yujuje ibyangombwa n'igikoni byose. Hanyuma izo aparitoma zizuje byose ni 3. Hari aparitoma iri i Kanombe hafi y'ikigo cya gisirikare, hakaba na aparitoma iri Kibagabaga hafi y'ibitaro, na aparitoma iri hano Kicukiro hirya gatoya ya RIB. Hanyuma iyo uzahamara igihe kirekire turakugabanyiriza. Iyo ushaka amasaha make yo kwiruhukira cyangwa gukora gahunda zawe, nabwo niba arayo wahisemo dupasuramo 2. Hanyuma rero abari hanze mwenda kuza mu gihugu cyacu mu booking imyanya hakiri kare, ndetse n'abari mu ntara muje Kigali, nta handi urumva muri ibyo bice byose ntihaburamo n'ahakunogeye na hamwe. Ariko uziko Kigali Homes Rwanda nyuma y'aho tuyikoreye nyine uko kwamamazwa, ejo bundi nari ndi kumwe n'umuntu hariya hafi n'ibitaro i Kanombe, arambwira ati rwose buriya reka Kigali Homes arambwira ati kuva mwayamamaza nagiye kuyireba, ewana nsanga ibikorwa byose muri muvuga ati ubundi yimenyereye yuko abantu iyo bamamaza hari igihe babeshya bashyiramo ibikabyo. Ati ariko buriya nabonye yuko uko mukora mu buryo buri professional mu bijyanye n'amakuru, ni nako mukora professional mu bijyanye n'iki. Nababwiye ko nta bikabyo ngira. Nagiyeyo rwose imaze kuba install, abantu benshi barimo baragenda bayigana. Kubera iki? Kubera ko ngo niyo umuntu agiyeyo agenda abwira mugenzi we ibyo yahaboneye. Noneho rero abateganya kuza mu Rwanda nta handi wacumbika ngo ugubwe neza uretse muri Kigali Homes Rwanda, i Kanombe, Kibagabaga na Kicukiro. Abajya mu kwezi kwa buki muhafatira ibyo biruhuko, muhakorera ukwezi kwanyu kwa buki, ku buryo uzahava rwose umwana yatangiye gukina mu nda, abenda gushyingirwa namwe, aho kugira ngo ugiye guhagurukira ahantu hadasobanutse jya aho ngaho. Ni 07 83 56 00 89 na 07 iyo kabiri iri kuri WhatsApp 07 89 48 33 57 07 8 94 83 35 7. Hanyuma rero n'abandi turaje vuba. Noneho rero mbere yuko twakira Ephraim kugira ngo nawe adufashe ku busesenguzi, genda unyura kuri buri nkuru. Reka tubanze duhere kuri iyi ngiyi yo kuvuga ko ngo igisubizo cya gisirikare ari cyo gisubizo. Iyo uhera kuri drone, oya ahubwo turaza gukomeza turahera kuri iyi ngiyi dukomeze kuri drone, kuko je ndumva yishingikirije zo drone. Impamvu urumva niba yazanye igitekerezo cy'uko impamvu ya gisirikare ariyo bashaka, bisobanuye yuko nibakomeza iyo mpamvu biri buze gutanga umusaruro wo kugura izo drone. Yaguze ubwo bunyugunyugu ngiye mbufata nk'ubunyugunyugu, ubwo budorone mbufata nk'ubunyugunyugu. Urumva akanyugunyugu cyangwa se ibivumvuri. Ikinyugunyugu burya ni igitagatifu, nta bugome kigira. Hanyuma rero hano umuvugizi wa leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ko batangiye urugendo rwo gukemura burundu ibibazo bikabije by'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu bimaze imyaka 25 cyangwa 30, kandi bifuza batangiye urugendo rwo gukemura ibibazo byabaye inzitane hariya. Hanyuma mu kiganiro na dialogue entre Congolais cya Radio Okapi iterwa inkunga na ONU, Patrick Muyaya yavuze ko leta ntiyibagiwe abaturage ba Masisi, Rucuro na Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru kuri bari kugirwaho ingaruka zikomeye n'intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta, ingabo za leta yego, ahubwo dukurikirane ibintu umunsi ku munsi. Hanyuma muri iki kiganiro Muyayumvikanye asobanura ko inzira za diplomasi zitatanze umusaruro ku makimbirane amaze imyaka myinshi
agaruka mu burasirazuba bwa DR Congo. None se aho Viateur, ni Kongo aho nibyo hano wenda aremera yuko reka turangize. inzira za diplomasi zananiranye None se bitewe nande bitewe nabo. ni ukuvuga ngo hano icyo ndimo kwibaza icyo twasesenguraho ukavuga ngo zarananiranye, ninde watumye zinanirwa? nibo Nese ubu uko bavuga ngo abaturage ntibabibagiwe imyaka 40 yose wa mugani 25 30 imaze mu ntambara, ni ukuvuga ko bakora iki? kubibagirwa se ahubwo ko batanabashaka. Ahubwo se wakwibagirwa umuntu bambe wavuga ko utibagiwe umuntu warangiza ukamwica ukanamurya? Hano icyo twakwibaza Viateur, atwemereye ko inzira ya diplomasi yarananiranye nyine, bya biganiro byose byabi bya Rwanda na Nairobi byarananiranye. Noneho sasa komeza uzamuke ungerere ku mwanzuro w'icyo abona cyakorwa. Ni ukuvuga ngo Patrick Muyaya yavuze ko ibihugu byose ku isi byifuza ko ubwo yavuze ngo ibihugu byose ku isi byifuza ko tujya mu nzira y'amahoro n'ibiganiro nk'ibya Rwanda wari umaze kuvuga, gusa anenga ko ntacyo bikora ku kuba u Rwanda ari rwo rufasha M23. Yongeraho ati ariko habaho igihe cya diplomasi. Ngo iki subiramo ako kanditseho u Rwanda ngo hano ubwo kuko iyo uvuze u Rwanda bisaba kugira ngo mbyegereze umutima. Ngo Muyaya yavuze ko ubwo ni inkuru kuri BBC, yavuze ko ibihugu byose ku isi byifuza ko tujya mu nzira y'amahoro, bavuga nyine Kongo. Yego. Hanyuma ubwo hano aravuga ngo ibiganiro nk'ibya Rwanda, gusa anenga ko ngo ntacyo bikora kuba u Rwanda ari rwo rufasha M23. Ibyo bihugu bya bihugu byifuza inzira y'amahoro ngo ntacyo bikora ku Rwanda. Binabiriya biganiro nyine ngo nta kintu. Ibyo bihugu byifuza amahoro yanyuze muri diplomasi ntacyo bikora ku Rwanda, kandi ari rwo rufasha M23. Yego. Nibyo nyine ni ugutema itakuru. Ariko hano ni ibintu n'ubundi leta yo igenda ihakana y'u Rwanda yo yagiye igaragaza ko nta ruhare ifite. Abayobozi barasobanuye bararushye. Ndetse urabona nagiye nkunda kubigarukaho M23 Congo. U Rwanda rwagiye rugaragaza ibimenyetso byinshi cyangwa se rwerekana uburyo ki Congo ifasha FDLR n'ibimenyetso cyane mfasha. Ariko nta munsi n'umwe nari nabona Congo igaragaza ibimenyetso by'uko M23 u Rwanda ruyifasha. Uretse hari ukuntu igenda bagahimbahimba ibirango, bagafotora umuntu bagakubita ikirango ahangaha, bakanamufotora ari nko muri kilometero nka 40 ku buryo ubona ari nk'akantu. Ibyo bakora bimeze nk'iby'umuhungu wigeze gutoragura ipeti mu nzira rya Serja. Umenya ari umusirikare wari waritaye, noneho ashatse kurishyiraho ari kubita ku kuboko kutariko. Noneho duhuye ntese ubwo ibyo wakoze ni ibiki? Ntiwabonye promotion ya Koporo ryari? Ati narayibonye. None se ninde wakwigishije yuko iranka yambarwa icyo gihe yayihize ibumoso? Nuko rero yego nibyo wenda zamuka umbwire ko abona amaherezo. Ni ukuvuga ngo muri iki kiganiro Muyaya yabajijwe niba umuhate wo guhuza Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame ntacyo wageraho. Yasubije ati twakemura iki mu gihe ingabo z'u Rwanda zikiri ku butaka bwa Kongo? Nta na kimwe. Niko yavuze. Urumva? Hanyuma noneho Kagame ntazitegeka. Hanyuma hano yanavuze ko kuva ariko bamugani ziriyo ntazitegeka. Nko guhura nawe byamara iki? Ingabo ziriyo biti z'u Rwanda Kagame ntazitegeka. Guhura nawe bashaka bazabireka. Yego. Hanyuma hano yavuze ko ngo kuva u Rwanda yavuze ko kuva mu Rwanda haba jenoside, Kongo yatangiye kugira ibibazo. Urumva ibyo ngibyo ntibyakomeje agereka ku Rwanda muri icyo kiganiro ndimo urumva. Hanyuma ngo kugira ikibazo by'umutekano muke mu burasirazuba arondera cyangwa se ngo arondora imitwe
yabanjirije M23 avuga ko yose ifite imiterere imwe. Ubwo ni ukuvuga ifite imiterere imwe ngira ngo na M23 ntaho rero namenye yuko na M23 ifite inkomoko muri Kongo. Ati twatangiye urugendo rwo gukemura ibibazo burundu bimaze imyaka 25 cyangwa 30 birakabije. Ngayo nguko byataye aho ngaho ndumva ariho twagarukiriza kuri ibyo, ariko ntabwo mbwiye yuko abona solution ari imirwano gusa cyangwa iri ukwayo. Solution yagaragaje ni ukuvuga yuko hano reka tureba aho yakomeje avuga ati hari ibikorwa birimo kuba byo gutegura operation. Wabyumvise? Warungendanye. Ati hari ibikorwa birimo kuba byo gutegura operation, ariko izo operation si bagiye bazigarukaho se kenshi. Hari icyo urumva? Ati hari ibikorwa birimo kuba byo gutegura operation za gisirikare hagati yacu n'ingabo za SADC. Sinatanga amakuru arambuye kuri ibi, bisobanuye ko mu bisubizo byose biteganywa hano igisubizo cya gisirikare dushyize imbere ari nacyo dushaka kuzadusaba, ari nacyo dushaka kizadusaba ikiguzi cy'abantu. Hanyuma abajijwe impamvu ingabo za leta zidakora ibitero iba yitezweho n'abaturage byo gusubiza inyuma M23, yasubije ati umva, ingabo nizigaba igitero ntabwo zizaza kukubwira. Ariko njye narumiwe. Ati noneho bagiye kujya bagira ibanga. None si ibanga. Ejo bundi si turi mu kiganiro sibwo twahoze tuvuga uko hagiye kumanuka batayo iziyunga kuri SADC mu guhashya nyine M23. Hari icyo yigeze ikora se? Baratewe n'ibyo bari mu ntambara no gutegura no gupanga za operation. Ibyo ngibyo n'uburenganzira bwabo. Ariko noneho byose ni handi banga yarimenye. Ntabwo dukeneye diplomasi, ahubwo twebwe turi gutegura operation dukoresheje SADC na Wazalendo n'abandi kandi ibyo birazwi yuko bamaze igihe bitegura. Iyi mirwano itari kuba hano hagati muri ino minsi witegura kazaba. Arabitangaje ko biteguye. M23 nayo byanze bikunze iri mu myiteguro. Of course. Yiteguye bucece. Uretse ko numva noneho ku ruhande rwa FARDC nabo batangiye kugira ibanga, aho abwiye umunyamakuru ati ntabwo tuzajya gutera ngo tubanze kuguteguza. Nje iryo bangoza impamvu mvuga gutyo ko atari ibanga nuko nta bihari. Cyangwa se niyo byaba bihari. Urumva akaba afite ubwoba. Avuga ati nibeshya nkabivuga, noneho bajyaga batumarira baducucuma cyangwa se batumarira ku icumu, none reka mbigire gutya mbihishe, wenda niba nadukubita ariko bazadukubite nta kintu twavuze. Mbabwire yuko turi mu myiteguro. Gusa hano aha nakwibaza ni ryari batigeze bajya mu myiteguro, ni ryari batigeze bohereza abawazarendo, ni ryari batigeze bohereza ingabo z'abarundi bakabakubita. Ubwo abona igisubizo ari imirwano, reka twemere yuko koko bari kwitegura. Aho rwose n'uburenganzira bwabo. Hari igihe wenda naho perezida yagiye ashobora kuba yarakuye izindi ntwaro, yarakuye izindi ngabo, hari undi musada azabona. Umwanzuro ni ukurwana nyine. Ubwo M23 nabo wakuwe tayari. Ni kupigana tu, hakuna kingine. Uretse ko nanjye numva biniryoheye ibintu by'imishyikirano ihora ipfuba byari bimaze kuntera siki. Ubaho bigeze ni ukuzavuga bati umanika amanika. Uye murahondana. Nyine uzemera, ubwo no kuvuga ngo bazemezwa n'iki n'isasu. Shadrack yarambwiye ngo isasu rishobora kwemeza umuntu. Isasu rirakwemeza se ahubwo rikuvugisha amangambure. Ayayaya. Bombi irakwemeza ikagucecekesha. Noneho ikintu kintangaza ni ukuba bavuga ngo operation, ahubwo ko banayikoze niba bari bafite Rwindi bagakora operation bikaza kurangira twumva ngo Rwindi iri mu maboko ya M23. Yego nyine, none ze ntiwabonye yuko kenshi batera erega Shadra. Sorry. Ariko nawe ariko uri tekinike hariya, niyo mpamvu tuba tuvugishwa buriya ariyongeraho ibiro nka 3.
kubera muvuze kuri mikoro nuko rero yego hanyuma ariko ino nkuru turayijyanisha no kuba ngo baguze drone baguze drone ngo zigera muri 3 ubwo rero ntekereza ko 6 ngo ni CH4 CH4 ngo nizo bazanye dusomera iyo nkuru noneho izo drone nazo nze zibashwanyagurize yes hanyuma ni n'ubundi FARDC yakira izindi ndege z'intambara zifashishwa nyine ubwo no kuvuga ngo ni drone indege zitagira abapilote zizifashishwa mu guhangana n'abarwanyi ba M23 bagize donc babazengereje ni drone zigera kuri 6 zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa CH4 nk'uko yes iyi nkuru yatangajwe bwa mbere na Africa Intelligence. Hanyuma iki gitangazamakuru kivuga ko igisirikare cy'iki gihugu cya RDC n'ubundi giheruka kwakira izo ndege za drone zo mu bwoko twamaze kuvuga zikaba zije kuziba icyuho kizarashwe mbere. Bivuga ko mu mpera z'umwaka ushize hari drone ibyo zari zarabazengereje M23 yahoraga izihanura hanyuma kinavuga ko mu minsi mike iri imbere izi ndege zizatangira zitagira abapilote zigomba kuzoherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje kubera urugamba ruhanganisha M23 n'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma drone zikorerwa muri iki gihugu izi drone zizaba ziturutse mu Bushinwa zishaka zibe ziturutse mu Bwongereza hanyuma se nahoze nzitegereza niba koko ari ziriya cana hashi tire 4 ziriya drone ubundi kujya gukoresha drone ni amabura kindi ni ukuvuga ngo ingabo zawe ku front line ntacyo zishoboye wazanye Skoy na MiG izo ngizo zabonye gasopo kajugujugu ubwo ntabwo mpamya yuko yapfa no kuhahinguka ubwo kajugujugu yo kuyiharasinga biroroshye cyane ni ukubura icyo ukora rero ukavuga uti hariya hantu deja buriya n'abapilote baba barabahakaniye bati dushobora no kuhashirira ukajya kuzana biriya bivumvuri ngo ni drone noneho rero drone ahantu jewe nshaka kwishwanyaguza rwose nkagaragaza yuko nta n'ikivuze hariya ubu bombe ku ruhande rw'iburyo haziritseho amabombe utubombe 2 dutoya cyane tujya kungana na atitanka barayizi ni igisasu kimeze nka grenade ariko ucomeka ku mbunda ukarashisha blanco kagatumbagira kakagenda kakagwa mu bantu ni kabibyo iyo kagusanze mu ndake muvugana icyongereza noneho rero sasa ku ruhande rumwe hari 2 no ku rundi ruhande hari 2 n'utwo ngutwo ni 4 nukuza rero uko kaza kaduhira nk'ikivumvuri hejuru yawe kakarekura kamwe ako kabombe karamutse drone wayumvise ushobora no kugacika ukigira mu ndake cyangwa se ukaba wanamuvinga ukagwa hasi kagakubita iyo ngiyo kagakubita ibihuru kakigendera noneho burya bitandukanye na MiG yo irabanza ikazenguruka hakaba amabombe yohereza ari kapeti bigapfununukamo pya ayo ngayo ukaba utabasha no kuba wayakwepa cyangwa akaba yagutaburura mu ndake noneho cyangwa se akarekura ibombe nk'iyo ngiyo ariko yo nini kurusha utwo twatitanka ziriya ntuzo uroye umutwe wakungana n'iyi mikoro ubigenda kungana n'aka kamikoro urumva rero aka ngaka mwapanuwe neza hagati y'umusirikare n'undi cyangwa hagati y'indake n'indi harimo za atu 5 cyangwa intambwe 5 ntabwo gatwara abantu barenze 3 cyangwa 4 mu gihe MiG rwose ishobora kubita section yose kayirangiza niyo mpamvu rero buriya budorone ntimwumve ngo bazanye drone ngo mwumve ngo umugabo atangire yitera amajeki ngo ndakomeye noneho tugomba kurwana byanze bikunze imishyikirano tuyishyize ku ruhande ubu umuntu w'umugabo avugira ku tudrone kariya kadrone ndamutse mfite NATO cyangwa se G3 na Titanka nagakubita Titanka nkagahanura nitapita mbona yagahanura niyo waba ufite mu kiziriko cyiza cyane ukagikwedura nka bakunda abakomanda bakora wanagayo umugozi ugafatamo kagakurura kakitura hasi reka drone ntigizigakanga abantu ngo mwumve yuko mu 23 yirangiriye
reka yabirangira aho gutese kandi nizabanje yagiye zikubita wakubita sikoyi wamugana kaka ntazi niwe mu kanya yavugaga ngo noneho we munyamakuru ingabo zacu nubwo uvuga ngo ntabwo za divansinga nizijya kwa zivansinga ntizizakubwira nahoze mvuga ngo wenda yaberagize ibanga noneho za drone zo zaje bafotoye bashyize hariya ubu se ko nakabonye nkabasha kukanariza nka kwa kundi Autriche ngo ijya kwihisha igahisha umutwe bayirwanganye ni b'abakongomani nyine b'abakongomani yumvaga urusaku rw'imbunda agashinga umutwe hasi ikibuno kiri hejuru none se niba uwo mashinigani yapfumaguye amatako yashinze umutwe ikibuno kiri hejuru tugeze aho bita Songororo ariko abakongomani wabakumpera wowe ngo bayobore mu mirwano nuko rero drone za umwe ngo wabampa ngo mbayobore mpita nibuka neva wabwiye abaturage ngo kubayobora biragoye ngo nibo bantu bagoye kubayobora ngo birirwa bamubwira ngo nyakubahwa ariko ibitoro buriya ngo byabaye ibitoro ariko birasanzwe byabaye ibindi yego birasanzwe wabo esanse none se ntibabonye yuko abamotari bajya kuvamo bitwaje batwaye twa dusiterine tujya za reservoir gucumura reservoir ku Suzuki ukaba ariyo yo gutondesha noneho nabonye ngo byamaze no kwafectinga cyangwa kugiraho ingaruka intara zimwe na zimwe zo muri Kongo ubwo harimo Uvira naho bita Fizi n'ahandi kubera ko ngo barakura donc barafata essence muri ibyo bice bakayijyana mu Burundi bakayigurisha ku mafaranga menshi yego nyine ntiyafunze imipaka se ubu abantu ntibaba bari kwigurira essence Butare ihuye ntibaba bari kwigurira essence hano Nyamata izo nizo ngaruka rero barimo barazumva nyine ntibari kujya biyambukira hariya ku Ruhororo mu Bweyeye bakayituma Inyamagabe cyangwa Rusizi ni ugutema ishami bicayeho ariko yafunze imipaka ngaha ngo Redi Tabara gwitorezwa i Kigali ngo izabura aho inyura ubu se yabura aho ica ko kangahe grenade ntiyatewe aho bategera imodoka yarangiza nabwo ngo ni u Rwanda ariko u Rwanda yewe rwose bizageraho numve runtera agahinda mbe naniyaho ntuziyahure kuko neza u Rwanda umva icyambere navuze yuko RDF umenya baranyuze muri Yorodani RDF ntibakiyenza reka banyuze muri Yorodani babaye abatagatifu niba ari uko bayoborwa bo bakora mu buryo buri professional ntago bajya muri ibyo ngibyo bayoborwa na Ali Haji burya se Ali Haji afanze mu Baraka se Ali Haji ni Haji ni Ali Haji harya hejuru ya Haji se hari mufti mufti n'uyobora ku rwego rw'igihugu yes hanyuma yego andumva ni ibyo ngibyo ariko nanone turacyakomeza ubwo drone zo ndazishwanyaguje nzihinduye bure ni ibivumvuri kuri jye ni zero mubwira abantu yuko ziriya drone baguze ibivumvuri ni nk'uko wabura wasanga ari n'ibipfu kubera ko hari indege bigeze kujya kugura zije zisanda inkubi zikubitira muri ririya shyamba rya ntuza rya Afurika Centrafrique izindi ngo zaje zaramaze gushenya hari ibice bitariho rimwe bayigurukije rimwe uzagorobereze nk'ahani Muhanga hano mu cya kabiri wifatira agacupa ku mugoroba urebe ukuntu za drone zikora mu buvuzi ziba zitwaye amaraso n'ibindi ukuntu ziba zitahuka ku mugoroba zirandinga ku kibuga cyahari Ishyogo ya kampani harya yitwa Zeppelin imwe zikoresha ziba zirandinga nk'uko uzi Kanombe zirandinga akantu kaguca hejuru naravuze ntiharya aka niko Tshisekedi yakohereza ngo kaje ariko urumva ukuntu ibihugu bitandukanye u Rwanda rurazikoresha mu gutabara abaturage mu gutabara abantu kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze ariko abandi barimo baranazikoresha mu ntambara batizeye ko batsinda ariko uzikumva ngo imodoka ari kubisa abantu hasi muri Nyungwe
kugira ngo amaraso azajye guhaguruka i Kigali atwawe na ambilansi diri Muhanga, Ruhango, Nyanza, Nyamagabe azageze amaraso, ariko ka drone ngira ngo ni 25 minutes kaba kayagejeje. uwari ugiye kubura ubuzima akabona ubuzima, cyangwa umubyeyi wabazwe watakaje amaraso menshi, ni ugukora ku rusinga gusa drone bagatereka ku cyuma gahita kagura. ariko ibyo ngibyo ntuzumva u Rwanda rubyirata ngo twakoze ibi birivugira. Ariko mu yarajya hari ati drone twazizanye, ati M23 murapfuye murashize, ahubwo hashira iminota 30 tukabona barimo jewe wampa wenda nko kuba mu bamwe mu bayobozi baye mu 23 nahita mbwira abasirikare banjye ntibaguze ibivumvuri ntibibakanga, mwitegura ahubwo mu bihanure. Ewe ntisibyo babwiriza ndabazi. Hanyuma tukomeze n'ubundi kuri yo twari dukomoje n'ubundi ku byo Muyaya yavuze birimo yuko ngo arimo kuvuga u Rwanda agira gute, ariko nanone ntago byarangiriye aho, kuko nari amabuye M23 donc na kariya gace ka Rubaya M23 yavuze yafashe, yavuze yuko ngo uyu mutwe na ministre w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyangwa se ushinzwe ibikorwa remezo yavuze yuko ngo M23 ni inkuru iri kuri wayisanga kuri Actualité no kuri CD avuga yuko ngo M23 icukura ari amabuye y'agaciro hanyuma ikagira gute ikayohereza mu Rwanda. Yate uko kwifate uko gukomeza gutwerera u Rwanda ibintu bikuriye mu mitwe. Urabona byo kurutwerera amabuye se, kuko noneho tugura amabuye. Ngiye gutanga urugero, abo tutabyumva kimwe ntibantera amabuye. Mu Rwanda urabizi neza yuko twirirwa tuvugiye imbaho zitwa ribuyu na muvura, akenshi ntizituruka muri Kongo, tubwirwa n'iki ko zitabazwa na FDLR. Ariko ribuyu hajya hano hakurya mu Gakinjiro, mu Gakiriro ka Gisozi, ribuyu na muvura bituruka muri Kongo, tubwirwa n'iki ko atari FDLR zibaza, tuyoye ko aricyo kizitunze se. Ariko none niba hari umucuruzi w'umukongomani ugiye akagura na FDLR izo ribuyu akazigera mu Rwanda, tuzasanga ngo hosho kandi tuzikeneye. M23 niba yarayagezeho koko ikagera kuri icyo kiguri, ikeneye amafaranga, ikeneye ibikoresho, ikeneye imiti, kandi byose bigomba kuva muri ayo mabuye. Nta kibuga cy'indege ku buryo hagwaho indege rutura yikorera ibintu byinshi ngo byibura ihagere. Ikibuga cy'indege kiri i Kanombe, kandi na Kongo inshuro nyinshi yarakifashishaga, na Monisco inshuro nyinshi niho bagwaga bakanahahagurukira. Ntabwo ari ukuhagwa n'ukuharandinga, nicyo bifashishaga cyane. Niba M23 ifitanye imikoranire n'amasosiyete amwe yo mu Rwanda mpuzamahanga agura amabuye, ubwo hari icyaha. Ibyo nabyo ni ikirego ku Rwanda. Sawa mugani yabizira. Ahubwo noneho kereka nibarega bati muri kuyagura, M23 ikabona amafaranga yo kugura intwaro zikatunesha. Icyo nicyo kirego numva bakabaye bata. Nawe byo kugurisha amabuye rwose ahubwo yakabaye menshi. Wenda urimo uragira uti ahubwo yakabaye iyacukura kuko ikanayagurisha, kuko muri statement twabonye mu minsi yashize yagaragaje yuko nta murwanyi cyangwa se umumambure wayo wemerewe gucukura amabuye y'agaciro. Ariko niba ari uko yego twarabibonye, ahubwo noneho yashyizeho umusoro w'abantu kugira ngo abantu bahabwe license zo gucukura. Ariko ahubwo yakabaye igira ibreminga abo bandi bafite ubushobozi bwo gucukura bakagira gute bakaba bayigurisha, kuko mpamya yuko M23 nka zone iyoboye. Ariko nanone wa mugani wawe iramutse inayacukuye ikanayagurisha, abantu z'abakiriya ko baturuka impande zose baramutse ba mugani banayagurishije, igihe byaba bibaye hari ikibazo ahantu ari twe na Uganda. Ni hehe M23 ifite umupaka uri nyabagendwa inasoresha? Si Uganda, si Bunagana. Siho yuguruye umupaka ku mugaragaro. Twebwe kugeza ubu nta mupaka uhari M23 n'u Rwanda ku buryo movement
ihari mu buryo busanzwe ku buryo wasanga abasirikare bacu n'abaye mu 23 byibura bahuriye ahantu mu gasantere bahora basangira agacupa ariko nzi neza yuko aba UPDF n'abaye mu 23 byibura hari aho bahurira bagasangira agacupa ubundi y'ibihugu bibanye neza abasirikare barasangira my friend noneze ntitwayaga dusangira n'abarundi kera insongo bakaza mu Rwanda bakaba biba byemewe dore rwose ndi mu bweyeye ntitwambukaga imabayi naho bita ku ruhororo abantu bo mu bweyeye muzi ku ruhororo ku mugabo witwaga Nkoraniye yigeze no kudutiza moto ye tuyigendaho tujya Nyamagabe mu nama jye na Fande mu kugaruka Afande arambwira ati cyura moto y'umurundi ngeze hakurya amaze kwambuka inkubita hasi ariko noneho kandi kashyiramo vitensi sinzi ukuntu nakarimanganyije ndagenda ngeriwe ndaparika ndigarukira hatatambaza ngo waguye ute nuko yagarutse yarakaye afite umujinya burya abarundi barakara nabi arazabwira Afande ati dore umusirikare wawe yanyiciye moto ariko twarasabanaga tuganira nabo bakaza mu Rwanda tukajya iwabo uko niko byakabaye bigenda hagati ya mu 23 n'aba UPDF ariko noneho kugeza ubu twebwe nta mupaka dufite duhuriyeho ahubwo ikintu cyambabaje kikantera ikirungurira n'ubu kitarashira kumva yuko ku mupaka duhana imbibi na Kongo hakontororwa na FDLR ibyo bintu byanteye ikirungurira n'ubu ntago kirashira ni ikibazo byanteye ikirungurira kumva ngo urabona ba Meki na ba Magaje yemwe na madamu umunyamakuru nawe numvise abivuga ziriya borune ngo kuri borune iyi n'iyi hari abanaba kuri borune iyi n'iyi hari FDLR hafi y'umupaka w'u Rwanda ku buryo RDF bari hakuno abandi nabo bidegenge bo hakurya umenya naba nka baba Kongomani bajyaga bambuka ngo baje gukuraho Kagame baza guhaga kanyanga n'urumogi nakwemera nkoherezayo iryarapigi bashaka bakamfunga nuko rero ubwo ayo mabuye nyine nibayadutwerere muri ubwo buryo bikureho byayo ndibyo kuvuga yuko ingabo z'u Rwanda arizo ziri gucukura nababwiye yuko namaze y'amezi make yanavuyeyo ntaraca iryariwe na rimwe ibyo byo kuba batwerera nyine u Rwanda ibintu byose ni ibintu bamaze gukomeza kugira tuzasobanura turuhe igihe cyose ngewe buriya hari igihe mba mbona wa mugani bizagera igihe umuntu akabifata nk'awa mwana murizi cyane abantu n'amahanga akaba bizi none se ubu igihe Tshisekedi yagendeye avuye mu Bufaransa yarize ajya muri UN yarize ubwo se mu nama mu nteko rusange yawe nibazahora muri ibyo topika ari u Rwanda na Kongo gusa ntekereza ko nabo wa mugani gusa bariya bantu ku rundi ruhande ntiwamenye ibyabo uyu munsi bashobora kubyumva ko barimo babaye nk'abana bariza ariko bakabyirengagiza ubwo Kongo ibaye umwana muriza ariko niba nibuka neza nigeze kubwira Shadrake ngo azakurikira RTNB ndebere niba hari izindi activities perezida akora hariya yemwe RTNB ni y'u Burundi ahantu nayo ndi mugoroba naraye mbashije kureba amakuru y'u Burundi ikintu nabashije kurebamo n'intuze ingano aho bagosoraga ingano ariko nanone bagaruka muri bya bihe igihe habaga imigumuko benda niyo mbare yatangaje kudeta na ya myigaragambyo 2015 none ngo bibukaga imyaka ishize ubwo ntibaye ingahera 2010 ibaye 9 nyirango kuva 2015 yes ni 9 ibaye 9 bibukaga iyo tariki uko byari byifashe noneho bagaruramo zagaragara ko zari zimeze ariko baganisha yuko byose ngo byatewe n'u Rwanda iriya midugadaro ngo yatewe n'u Rwanda abantu twari kumwe nahafuza ntari ku Rwanda rwararushye biriya se kandi nabyo babigaruyeho noneho umuntu akavuga ati buretse wumve barashaka kumvikanisha yuko ari u Rwanda birangira umunyamakuru ari byo avuze gusa RTNB nayo nayiroye nta gutera imbere ntaki mbese wayicishemo ijisho nta gutera imbere ahantu umunyamakuru yicaye ni mu bibafure nk'ibyahehe wagira ngo ni muri studio z'aba DJ RTNB rwose nta gutera imbere Burundi buracyari inyuma kuri byose ariko se kandagira muri RBA urera RTNB aho ikorera harutwa naho ibwami
twebwe turi mu bantu barenze hano sura nahagereranya Viate turi mu bantu barenze twebwe ahubwo ariko wa mugani urabikomojeho ukuntu studio yabo imeze rwose nk'igitangazamakuru cy'igihugu iyo umuntu akora biba bigaragara ko abarundi bakwemeye ko u Rwanda rwabasize yego nibyo ariko erega ntabwo twanze ko banatwigiraho bajye batwigiraho babyemera se bajye batwigiraho nta kibazo babyemera cyakora bigeze kuza rimwe uriya generali Bunyoni wafunzwe yigeze kuzana na delegation baje muri komisiyo de mobilisation kureba ngo uko twashubije mu buzima busanzwe abasirikare baba bo muri RPA RDF ndetse n'abahoze mu mitwe yitwaje intwaro tubatembereza aho twagiye twubakira abamugaye tubatembereza ibindi bikorwa byose bamaze kugeraho ni naho Bunyoni yatubwiye ngo abademobilize b'i Burundi baravuga ngo gasha bari intwaro yanjye nayisize ndahazisha bazanye ibivumvuri ariko rero ntabwo ari ukwiyemera ntabwo ari intwaro zakanga abahungu gusa reka tubihange amaso kandi uko byagenda kose hariya hari akazi kuba hari kuko karahari kahategereje ari abo bari kwitegura ari abo bari kugura drone byose ni hahandi burya ni imihangayiko dusanze yuko uko kugura drone ari nko gufata ibirenge byawe ukabigurisha warangiza ukagura inkweto cyangwa se ni nko kubona icupa ryameze ubwoya ubwo yaba irya mitsingi cyangwa iry'iki cyangwa kubona igi ryameze ubwoya niko twabigereranya nabyo hanyuma rero ndumva twagana ku musozo ikiganiro uruvugiro cy'uyu munsi tukagisozereza ahangaha hanyuma dusuhuza abataramu bacu bajya bakurikira Bwiza TV ubwo ndavuga ba Marie Goriti ba Chris Jenny ba Mutsindashyaka Boniface ba Sefu Kungaruye buriya se n'abagore nabo n'abataramu cyane ba Dias Connect ndetse n'abandi Uwagaba Joseph Caleb turagusuje cyane n'abandi benshi Viate uwo waruvuze w'umunyamakuru ninde wari umunyamakuru Mutsindashyaka Boniface ko yari yavuze ko nazi Kigali azangurira ku mazi aboze agasubirayo ntamubonye ubwo iyo message ayumve nuko rero aramutse n'abandi bose twabanye mu itangazamakuru mu bihe byacu icyo gihe ba Frank Kalisa harimo n'abandi bagiye ba Dadido Maximo Mwicira Mitari uramwibuka yakoranaga na Eminante nijoro Eminante we ari ariko kirya gihe ibintu byari Eminante ariko karadiyo kari hano Kicukiro ntabwo nari mperutse kumubona kabarokore ntabwo ayivugiraho niwe umuyobozi wabo nuko rero ibiganiro biracyakomeza cyane ko ubu ngubu icyumweru nibwo tukigitangira turacyashyidika nacyo hanyuma naho ku munsi w'ejo ngira ngo yari Rutagengwa Viateur yego nanjye ndacyayisenga Freddy na Shadarake rero wari ku byuma hirya iyo ngiyo nawe avanga amajwi n'amashusho tumushimire hanyuma abakunzi ba Bwiza rero mukomere kandi ntimukajye mutwibagirwa mujye muduhoza ku mutima natwe nuko bye.